Mwabicanyi mwe muri kumva ko ngiye gushima umusaza, muri kumva ko ngiye kuvuga ibigwi bye ibyo amaze kutugezaho. Mu ntege amatwi rero mbivuge mukurikire, maze nyuma mubwejagure mu mpinyure numve. Ndagushimira ko watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi 1994. Gasanga nk'uwitwa Padiri Ndahimana agiye hariya avuze ubusa ngo ahagarariye ngo niwe perezida wa leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ubwo se iyo guverinoma uyoboye ikorera mu buhungiro, iyo ni guverinoma nyabaki? Ngewe nzamuvuga neza, nzamwamamaza, nzamushima, nzamutakira ibyiza tugejejeho, ibyiza ngejejeho. Abashaka muziyahure, abajyanga muzanyanga, ibyo birabareba. Mfite uwo namenye, mfite uwo nabonye, mfite icyo nakiriye. Nuko nakiriye H.Paul Inkotanyi, umuryango w'Abanyarwanda, kandi nkakira uwaje yirangaje imbere ari we nyakubahwa Dogiteri Paul Kagame. None abo M23 yagiriye neza bakaba barageze mu Rwanda, bari gushima u Rwanda, bari gushima M23 yabavanye muri ayo mashamba ikabageza mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bahoraga babeshwa ngo ni igihugu kibi. Icumu ryarunamuwe, uwunamuye icumu arahari, naho yagiye turacamufite. Ntago muzongera kuzana icumu, nta muhoro, nta gisongoye. Oya, ndagira ngo mbabwire ko mwankora amaraso mwe muri mu buhungiro, mwanze gutaha ngo muzataha ngo muje kongera kwica abantu. Wapi, kwa heri. Ndagira ngo kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Padiri Ndahimana Korode waravugaga ngo ni Padiri Ndahimbwa, ngewe ndavuga Ndahimana. Buri wese avuga gukwe ibye. Hari n'uwavuga ngo Padiri Ndahingurube. Kagame Paul oye, urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niho. Nshuti bakundwa ba televiziyo Umweru TV, mwiriwe neza, nimugire amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 tuyirandurane n'imizi ya yose, tuyitwike, ishe, ikongoke ubuziraherezo. Nimugire ubukire, tubukoreye dufatanyije twese hamwe kandi vuba. Nimugire umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, duharanira kurwanya ruswa n'akarengane. Polisi yacu nayo iti mugende neza, mwitonze, mwubahiriza amategeko n'amabwiriza, maze mugereyo amahoro. Mbifurije umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 31. Aho muri hose mu ntara z'igihugu cyacu uko ari enye, n'umujyi wa Kigali wa 5, uturere 30, ndetse n'abari hirya no hino ku isi, abadiaspora mwese mbifurije umunsi mukuru mwiza wo kwibohora, kandi utaba izina gusa, ahubwo ubu munsi mwiza udufitiye akamaro, utwibutsa byinshi, utwibutsa aho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze.
rero mwese ndabasuhuje nimukomere cyane. Muri kumwe rero n'ubundi na inshuti yanyu, muvandimwe wanyu, mwana wanyu mukunda, nawe ubakunda. Nifuje rero kubaganiriza kuri uyu munsi mwiza wo kwibohora, kugira ngo dusangirire hamwe ibyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Dogiteri Paul Kagame, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Rero kuri inshuro ya 31 n'imwe z'ukwezi kwa karindwi 2025 turizihiza umunsi mukuru wo kwibohora, ariko tuzirikana abatumye uyu munsi ubaho, tubashimira ibyiza bamaze kutugezaho. Jya mvuga ngo hari abantu bishyize hamwe, biteranyije, abanyamakuru, bamwe na bamwe barwanya igihugu cyacu, barwanya perezida wacu, bari hirya no hino mu isi, bari mu buhungiro, ndetse n'abandi baturage batatiye umurongo igihango, bagiye inyuma bajya mu murongo utukura, birirwa iyo hirya mu bihugu duturanye n'ibindi byo hirya, basebya u Rwanda, barutuka, badutukira perezida wacu. Ndagira rero ngo mbabwire ko ibyo bakora ntaho byabageza, kandi ndagira ngo mbabwire ko ntabwo bagomba kuturusha ubwinshi. Mu Rwanda abaturage tumeze neza, urubyiruko rumeze neza. Rero dufite ibyo bavuga, ibyo basebya igihugu, ibyo basebya perezida wacu, leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda, babivuga bakoresheje umunwa, yemwe bakabivuga bakoresheje amaradiyo, amacano, ibintu nk'ibyo. Ugasanga bari gutukana ibitutsi bikomeye, badutukira igihugu, badutukira abayobozi. Ntabwo tuzabemerera rero. Ugasanga nk'uwitwa Padiri Ndahimana agiye hariya avuza ubusa, ngo ahagarariye, ngo niwe perezida wa leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ubwo se iyo guverinoma uyoboye ikorera mu buhungiro, iyo ni guverinoma nyabaki? Ugasanga undi arajya avuza ibintu byinshi ku Rwanda, adaheruka no kurenga hariya kuri iyi mipaka duhanye imbibi, ngo arebe ukuntu u Rwanda rumeze neza, rutatse ibyiza, rugize ute. Ugasanga ari ikirigisa araseka ngo mu Rwanda ngo dufite umutekano muke, kandi nyamara mu Rwanda dufite amahoro. Kandi we ahari hariya mu buhungiro, ahari yishayisha muri ibyo bihugu by'i Burayi n'ahandi, bica abantu ku manywa izuba riri kuva, bakarasa abantu ku manywa. Yemwe ntibatinya no kurasa abaperezida b'ibyo bihugu bakabahusha. Rero twebwe hari ibyo mujya mwumva inahase, ntabwo byashoboka. Dufite leta nziza,
dufite leta nziza, leta twahawe n'Imana irangaje imbere n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Dogiteri Paul Kagame. Rero mu myaka 31 bantu murwanya u Rwanda, bantu murwanya igihugu, murabizi aho mwagisize kimeze nabi, mugisahuye, mukishe, mugihekuye, yewe muragisahura, amafaranga muyapakira ibikapu, abandi muyapakira ubudeyi, imifuka, biguniya. Icyo gihe ngo habaga n'ibiguniya, bigunira murapakira amafaranga yose, ibiceri za 5 mumaramo, muragenda mwerekeza ya Kongo, abandi berekeza y'ahandi, kandi mwari musize mukoze ibara, mwisha abantu, mutsembatsembye abatutsi. Mwari muzi ko igihugu cyacu mukirangije burundu, mwari muzi ko mwamazeho abatutsi, ariko ntabwo ariko byagenze burya. Hari uwaje arokora abasigaye bo mwashigaje basha. Imana iramwohereza, watangije urugamba ari Imana imwohereje, iramubwira iti genda. Nkunda kubabwira nuko mutumva, nkunda kubabwira ni Imana yatanze umwana wayo Yesu ngagenda acungura isi, na Yesu araza atanga umwana wayo uwe Kagame, Dogiteri nyakubahwa araza kugenda uhagarike jenoside yakorewe abatutsi, genda uhagarike jenoside iri gukorerwa abatutsi. Maze araza rero sanga abo mwari mushigaje n'abari gusamba, n'abari kugira ute, bashaka imiti barabaha, baba bafite ibikomere barabavura, bamwe baba bari mu mihanda bari gutaka batabona uko bahava, batangiye kuhaborera. Inkotanyi ziraza zirabafata, zirabavura, zirabakarabya, ziraboza, mbega ibintu bigenda neza. Abo mwagize ibimuga muzi ko bapfuye, bagiye barabyara abandi basha. Abo mwari muzi ko mwaciye amaguru, mwaciye amaboko, bagiye barabyara abandi, ubu ni bazima. N'abandi basize bihishe mu mashamba, bihishe mu biki hose, inkotanyi zigeze hano zarabataruye, ubu ni bazima. Ubu igihugu ni amahoro. None mwebwe muri kubundabundi yo hirya, mwarangiza mukirwa mudusebereza igihugu, mukirwa mudusebereza leta, mukirwa muvuga ibintu bitafite 15, mukirwa muvuga manjwe. Reka rero tubaratire ibyiza leta yacu y'ubumwe bw'Abanyarwanda imaze kutugezaho mu myaka 31 ibohoje igihugu cyacu, igikuye mu menyo ya rubamba, igikuye mu bicanyi, mu bagome, mu nkoramaraso, maze igatangirira kuri zeru, apana rimwe. None ubu igihugu cyacu kikaba kigeze aheza kandi hashimishije, kubera umubyeyi Imana yatwihereye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame. Ngewe nzamuvuga neza, nzamwamamaza, nzamushima, nzamutakira ibyiza tugejejeho, ibyiza ngejejeho. Abashaka muziyahure, abanyanga muzanyanga, ibyo birabareba. Mfite uwo namenye, mfite uwo nabonye, mfite icyo nakiriye. Nuko nakiriye H.Paul inkotanyi,
umuryango w'abanyarwanda kandi nkakira uwaje ayirangaje imbere ari we nyakubahwa Dogiteri Paul Kagame. Nzamuvuga, shake muzavuga ibyo mushaka, ntawe uzamunteranyaho, byararangiye. Ko nta mashuri nize ngo nkeneye ngo muzangire utereka. Nzavuga ibigwi bye, nzavuga ineza ye, nzavuga urukundo rwe, nzavuga ubuntu bwe, nzavuga impuhwe agirira abanyarwanda, urukundo akunda abanyarwanda. Yewe nzamuvuga, muzageraho mujiginwe mu mikwe, ariko nzamuvuga pe. Reka nanabibabwire munteze amatwi. Padiri Ndahimana n'abandi mwese mumeze nkawe, mwese mwirirwa mubesha musebya u Rwanda, mudusebereza, mwumva ibyatugejejeho muri iyi myaka 31 ishize, muri kubundabunda iyo hirya mu mashamba, abandi muri gusahura umutungo w'ibindi bihugu hirya muri Kongo, muri guhica abaturage ba Kongo, muri kurindagirira iyo. Twe u Rwanda twibereye neza, twitengamariye mu gihugu cyiza. Muzaze murebe u Rwanda rw'abanyarwanda, ni ukuri kw'Imana ruragendwa. Ko muruvuga si ko muri muruheruka kera. Ejo bundi hari abantu bavuye mu mashamba bo mwari mwaragize ingwate, bageze no mu Rwanda bagira ngo bageze muri paradizo, bamwe bararira kubera umunezero w'ibyo babonye. Abanyarwanda bamwe bavukiye mu mashamba batiye, twavukiye mu mazuku, mu tanura ry'umuriro, dufite igihugu cyacu cyiza nk'iki. Ubu barishimye, baranezerewe, bari mu gihugu cyiza cy'amahoro. Mwari mwarabagize ingwate, none ubu ngubu ndashimira umuhari M23 umaze iminsi uri kubarindagiza, uri kubakwiza imishwaro, uri guharanira uburenganzira bwawo nk'abaturage ba Kongo barambiwe kuba mu buhungiro. Mwari mwarabohoje imihana yabo, inzu zabo muzituyemo, nabo baraza rero kugira ngo babirukankeho, abandi babafate, abandi babacure mu gihugu cyabo, bave mu gihugu cyabo bataha iwabo. None abo M23 yagiriye neza, bakaba barageze mu Rwanda, bari gushima u Rwanda, bari gushima M23 yabavanye muri ayo mashamba ikabageza mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bahoraga babeshwa ngo ni igihugu kibi. Murajya hehe rero? Nababwiye ko mutaturusha ubwinshi, mwirirwa muvuga ubusa, muciragura, mwikirigita mugaseka ngo muzafata u Rwanda. Icumu ryarunamuwe, uwunamuye icumu arahari, naho yagiye turacamufite. Yewe n'abamukomokaho n'abandi twese dukomoka ku Rwanda, twese turacyahari. Ntago muzongera kuzana icumu, nta muhoro, nta gisongo ye. Oya, muzavuga muri 10 muri yo mu buhungiro, tuvuga turi 100 basha, tubamwaze, tubabundabunze bwera. Rero igihugu cyacu kimeze neza. Nyuma y'imyaka 31, imyaka myinshi isize, igihugu cyacu kivuye mu maboko ya Satani. Satani ari wowe mwebwe ndi kubwira muri hirya ngiyo, ni mwe shitani. Uyu munsi ndi igicumbi ku murindi w'intwari. Ubu ngubu imisozi imeze neza, ubu ngubu
ibintu bimeze neza, imyaka imeze neza, akazuba kari gucana, imvura ikagwa, muri kubona ko n'icyunzwe kiri kujyaho kikaza, kubera dufite amahoro mu bintu byose. Ubu mvuye Gicumbi rero, niyo nijihirije umunsi mukuru wo kwibohora. Ndagira ngo mbabwire ko kwibohora kwa mbere, mwankora amaraso mwe muri mu buhungiro, mwanze gutaha ngo muzataha ngo muje kongera kwica abantu, wapi kwa heri. Ndagira ngo kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Umuntu yashaka kukubwira ngo kora ibi, ngo nutabikora ntabwo ndohereza imfashanyo mu Rwanda, ngo nudakora ibi, ngo nutifatanya na FDLR, cyangwa nutagira utya, cyangwa ngo nutemera kuganira na FDLR inkoramaraso, ndahagarika umuceri wazaga mu gihugu. Kwibohora kwa mbere rero ukwanga ibyo bintu byo nkangisha ngo ni ntemera ibi, urahagarika umuceri. Nanjye nkagenda nkafata igishanga cya Rugezi cya Kamiranzovu nkakibyazamo umuceri, nkareba icyo uzongera kunkangisha, kuko umuceri nzaba nawe wiyejereje. Kunkanga ngo uzahagarika ibirayi, nzibohora ndi guhinga byinshi, aheraga toni 100 here toni 200. Ko ni ukwibohora agasuzuguro. Kwibohora ngo nineme ibyo ntegeka ku gahato, ngo uramfungira isukari yavaga i Burayi yo, nzagenda mfata imirima mpinga ibisheke byinshi, maze isukari iboneke ari nyinshi. Uzaba ukinshoboye se? Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Ngo niba ngo abanyarwanda mwanze gushikirana na FDLR ngo turahagarika ng'ingano. Kwibohora rero nzagenda mpinga izo ngano ku bwinshi, ahubwo wowe wazimagarikiye uzaza kuzishaka mu Rwanda iwanjye. Urumva sha? Kwibohora kwiza ni ukwanga agasuzuguro k'umuntu ushaka kugaruka kukwica, hari ibyo gukangisha ngo nutabikora ngo arabikwima. Mwereke ko nawe ufite imbaraga n'amaboko byo kubihanga busha, byo kubirema, maze ukabirema ukamutesha iki? Agaciro. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Dogiteri Paul Kagame, mwabicanyi mwe muri kumva ko ngiye gushima umusaza, muri kumva ko ngiye kuvuga ibigwi bye, ibyo amaze kutugezaho. Mu ntega amatwi rero mbivuge, mukurikire, maze nyuma mubwejagure mu mpinyure numve. Nyakubahwa Perezida, ndagushimira ko watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi 1994, wacyuye abanyarwanda bari barahejejwe mu mahanga. Ubutegetsi bubi buvuga ko ikirahure cyuzuye, ko nta handi hantu babona ho kujya, ndetse ubwo butegetsi bubi butangiye kubashakira ibindi bihugu byo koherezwa mo.
maze urabacyura ubagarura mu Rwanda rwabo rwacu. Wacuye impunzi zari zarahunze 94 zari zaragizweho ingwate n'izo nkoramaraso hariya muri Kongo mu mashamba, zibifashisha zigaragaza ko zidufite ko zibafite kugira ngo zikomeze zigire ijambo, zikomeze zice n'abandi. Maze uragenda kubw'urukundo rwinshi ukunda umunyarwanda, maze murambuka muja kugarura abo banyarwanda. None ubu abanyarwanda bameze neza, ibintu bimeze neza, igihugu ni amahoro. Nyakubahwa Perezida, ndagushimira ko washize umuturage ku isonga mu gihe ubutegetsi bwari buhari icyo gihe, bwari budashingiye ku muturage. Ubukungu bw'u Rwanda, umutungo w'u Rwanda ubukoreshwa neza mu gihe mbere wikubirwaga na bamwe. Mbere ubutegetsi ntabwo bwari bushingiye ku muturage, none ubu umuturage ni ku isonga kubera wowe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Dogiteri Paul Kagame. Abanyarwanda twari twaraciwemo ibice n'amacakubiri, none ubu abanyarwanda turi umwe kubera wowe Kagame Paul. Mwirangamuntu hari mu bwoko butatu: Hutu, Tutsi, Twa. None ubu irangamuntu ni umunyarwanda urimo. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yasannye igihugu aracyubaka. Ubu ngubu imiyoborere ni myiza, ubu abanyarwanda tubanye neza. Igihugu cyacu cyari cyararanzwe n'ubutegetsi bubi bw'igitugu, none ubu ngubu ubuyobozi bwose umuturage bwamushize ku isonga kubera Kagame Paul. Abanyarwanda twese ubu turangwa n'isano imwe iduhuje twebwe abanyarwanda, kandi dutewe ishema no kuba turi abanyarwanda, kandi duhuriye mu gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere, byose tubukesha Kagame Paul. Kagame Paul aremewe, ntituzamutererana kandi mu gukomeza guteza u Rwanda rwacu imbere. Muri kumva ibyiza amaze kutugezaho Padiri Ndahimana. Korode waravugaga ngo ni Padiri Ndahimbwa, ngewe ndavuga Ndahimana. Buri wese avuga gukwe ibye. Hari n'uwavuga ngo Padiri Ndahingurube. Ubu abanyarwanda ntitukirangwa n'amacakubiri, ubujiji, ubukene, ahubwo turangwa n'ubumwe bwacu. N'ugize amacakubiri turamwigisha akabireka. Ingengabitekerezo ya jenoside igenda igabanyuka uko bukeye n'uko bwije, kandi n'uyiranzweho arigishwa yakomeza akagororwa. Turashima Kagame Paul kuko yubatse ubuyobozi bushingiye ku muturage. Turamushimira ko yubatse inzego z'umutekano zidadiye kandi zishoboye. Ubu ngubu umuturage araryama agasinzira, n'ibyo atunze byose bifite umutekano. Igisirikare cy'u Rwanda kiradadiye, gifite ibikoresho kabuhariwe, ndetse gifite n'ibikoresho bisamiraga ibindi mu kirere.
ku buryo ubu ntabwo badufite n'uwakohereza ibisasu 1000, dufite ibindi 1000 byabimanurira mu kirere kubera Kagame Paul, umuyobozi mwiza, umuyobozi utiba, umuyobozi utagira amanyanga. Turashima Kagame Paul kuko yubatse ubutabera, yaciye ruswa, ubusumbane, gutonesha, akarengane, kandi yegereje abaturage ubutabera, ashiraho ubutabera bw'ukuri, kandi ashiraho n'urwego rw'abunzi rukora neza, rwunga abanyarwanda bakabana neza. Kandi nanjye ndi umwunzi, nanjye ubu ndi umwunzi, kandi ndi umwunzi ku rwego rw'ubujurire ku murenge, kandi twunga abaturage neza gisirimu. Ubu abanyarwanda turasobanutse, ntago tugishaka ko mugenzi wacu yirirwa asiragira mu nkiko, dushaka ko ibibazo birangiriraho ku karago, aho ngaho ku irembo, aho ngaho mbega ku gacaca, kugira ngo imanza zibe nkeya mu gihugu. Turashima Kagame Paul ko yazamuye imibereho myiza y'abaturage, yaciye nyakatsi yo ku mazu n'iyo ku buriri, kandi nabaha n'urugero nk'iwacu 1995 bararaga ku byatsi bita ibikangaga bakiraga mu gishanga cya Rugezi n'icya Kamiranzovu, ariko ubu ni ku magodora gusa, ku bitana no kuri za matara gusa. Iwacu yewe n'amabati gusa, ni urwererane. Ugeze iwacu iriya muri Burera ni urwererane, yewe nta n'amategura kirangwa muri Burera. Uba amategura niyo twita nyakatsi iwacu. Ibyo byose tubikesha Kagame Paul muri iyi myaka 31 yo kwibohora agasuzuguro. Niko bimeze. Turamushima ko amashuri yari make cyane kuri iyo leta mbi, none uba amashuri mu kagari kacu harimo amashuri ya primaire, akagari kose karimo amashuri 5, na segonderi 1, 2, 3, 3 na segonderi 3, ndetse hakabamo na kaminuza yitwa Global Equity ivura kanseri. Ubu burezi bwateye imbere, ubu mwarimu arasobanutse, ubu mwarimu ni umwarimu w'umwuga, abana bari gutsinda ku bwinshi kubera Kagame Paul. Abarimu bagenda bahabwa amasomo, ubundi bumenyi, kugira ngo barusheho kwigisha umwana w'u Rwanda. Ubu amashuri ya za kaminuza yiyongeye ku bwinshi mu Rwanda, ubu amashuri ari kubakwa buri munsi, amadini ari kubaka amakaminuza, leta ikubaka amakaminuza. Mbega ubu abanyamahanga ubu noneho bari kuza kwiga mu Rwanda ari benshi cyane. Ubu nko muri Yerika, mu mashuri ya hariya, ishuri rya hariya ryitwa Inirake, ishuri rya Anglikani Kabuga, ishuri rya hariya ishuri rya hariya kuri Ines Ruhengeri n'ayandi, harimo abanyamahanga benshi cyane bari kuza ari benshi kwiga mu Rwanda, kuko niho hari amahoro menshi asesuye, ku buryo ubumenyi bari kuhakura ni bwiza. Mu gihe abanyarwanda ari twebwe twirirwaga tuja kwiga i Burayi no muri Afurika hirya iyo, ariko ubu noneho babaye benshi bari kuza kwiga mu Rwanda kubera uburezi bwiza bufite ireme ryiza, uburezi bwiza bushira umuturage ku isonga, uburezi bwiza buha umwarimu agaciro. Byose dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame.
nta baganga, nta barwayi, nta barwaza, nako nta baforomo, nta baganga twe dufite. Igihugu cyari gifite nk'abaganga nka 300 gusa mu Rwanda hose, none abaganga ni ibihumbi. Nta muturage ukirembera mu rugo. Yazanye mituweli, ibintu byose ubu ni amahoro, ibitaro biri kubakwa, buri karere gafite hopitali, hari n'akarere gafite hopitali 3 mwangegera mwe mwankora amaraso mwe, ndatukanye kandi umukirisitu. Ariko n'ubundi umuntu wese wirirwa ari kubundabunda, ubundi abantu twita ingegera ni abajura birirwa biba, birirwa banywa ibimogi, birirwa bagira ute. Namwe rero mushaka guhungabanya u Rwanda mwirirwa mutukana, namwe muri ingegera da, nta wabatandukanya n'ingegera. Rero ubu u Rwanda ni amahoro, ibintu bimeze neza. Ubu ibitaro, buri karere gafite ibitaro, hari n'akarere gafite ibitaro 3 cyangwa 2. Ntabwo mbeshe, ngeraho mbeshaga mwankora amaraso mwe, mwihishe mwidegembye ibyo hirya, ariko bamwe mugenda mugwayo kubera yuko uvuze nabi uwasizwe amavuta arahagwaga. Kandi nta wavuma Imana itavumye, nta n'uwavuma Imana yahaye umugisha. Iyo uvuze nabi Kagame w'Imana yatumye guhagarika jenoside, kurengera abanyarwanda, umuvumo bugufasha, ugomba gukenyukira iyo. Tujaka kumva tukumva ngo umwe yaguye aho undi yaguhanga indwara yitwa runaka yamuhitanye indwara. Bamwe bari gupfa imburagihe kubera guhora bahunze imitima, kubera amarorerwa bakoze mu Rwanda, tukumva ngo yaguye iyo. Rero ntago ndi kubesha. Ubu urugero, mu karere ka Gakenke ibitaro byari ibya Nemba gusa, none bakarere ka Gakenke, kandi ibyo bitaro bya Nemba byahuriragaho uturere twinshi na Butaro hose, none bakarere ka Gakenke gafite ibitaro 3: Nemba, Gatonde, no hejuru iriya niba ari za Rushashi, iyo hejuru nibagiwe izina. Muri kumva ko ibigo nderabuzima byo ntago mwabibara ngo mubirangize. Iryo ni isharise mufite rituma mwirirwa mubesha, mudutukira perezida ngo yapfuye, ngo ntakiriho. Ni amaraso ari kubazamuka, mari kubarya, muri kumva muri gukirigitwa kongera gutsemba. Wapi, byararangiye. Kwa heri. Imihanda iri gukorwa ku bwinshi. Imwe iri gushyirwamo kaburimbo, iyindi gashyirwamo laterite kubera Kagame Paul. Imigenderano mu midugudu imeze neza. Ubu abanyarwanda tugezaho twikorera n'imihanda tutasabye leta, ku buryo nko mu makaritsiye dushobora kwiteranya. Twabaye ab'iterambere, twagize iterambere kubera ubuyobozi bwiza basha, ku buryo twikora nk'ibipangu 30 tukiremera kaburimbo ziduhuza basha. Ubu u Rwanda tugeze mu cyiciro cyo gukora imihanda yo mu kirere. Ubu tugiye gukora imihanda yo mu kirere, nkora amaraso mwe mutahe muze dufatanye kuyikora. Ubu u Rwanda tugiye kubaka imihanda yo mu kirere, imodoka zigenda mu kirere zikata amakorosi zigira ute. Nyabugogo igiye guhindurwa paradizo mwangegera mwe, mwamabandi mwe, mwamaraso aracabariho. Muze tubasengere, tubarambikeho ibiganza, tubahumure mwaravumwe. Abandi mukaza gukoresha Vigitwara Ingabire ngo ari we mwohereza ngo ababere igitambo. Vigitwara Ingabire se mugira ngo hari icyo yadutwara? Muzi ngo twamutinya se? Oya.
u Rwanda rwacu tumeze neza. Ubu turi kwibohora, turi kubibohora, twarabibohoye. Umunsi ni umwaka 31 tubibohoye. Kera uko mama ajya ambwira cyangwa abashiki banje bakuru, nta mukobwa kwiga byari bigoye. Umugore cyangwa umukobwa yakubitwaga inkoni z'akabwana. Umugabo, inka yari iy'umugabo, ihene yari iy'umugabo, intama yari iy'umugabo, nta mugore wagiraga ikintu. Mbega umugore yari uwo kuva ngo cishwaha. None ubu nta mugabo wapfa kujana inka ku isoko atabyumvikanye n'umugore kubera Kagame Paul. Nta mugabo wapfa kujana inama ku isoko atasezeranye n'umugore. Kandi ngo barasezeranaga da, ngo ivangamutungo. Ubu igihugu ni amahoro, ubu igihugu ni uburyohe. Shawundi narindi n'umugore tugiye ahantu gutabara, agenda ari gushima Kagame. Niwe uwo mugore niwe wari unwaye mu modoka. Twavuye Nyabugogo ari gushima Kagame, turinda kugera muri Butara ari gushima Kagame. Ati n'ubu ndi kuri vola ni Kagame, na perime ni Kagame. Ati umugore ugikubitwa afite ibibazo. Ati niwe wikubita, yabuze ikisi, kuki yaba agikubitwa ari kureba Kagame? Ntabwo bishoboka. Ntabwo muzadushobora. Ubu kera kuja mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa mu gipolisi byari ibintu bikomeye. Bamanzaga kurobanura amoko y'abahutu ngo aribo baja mu gisirikare. Niba abahutu ari 1,000,000, ubwo ngo abatutsi baraba 3,000 cyangwa 1,000. Ariko 1,000 ntabwo ngo cyageragayo. Kera kuja mu gisirikare kw'abakobwa byari ingorabahizi. Umukobwa wari umusirikare kera ngo yanyuraga ahantu bagatangara. Ariko abasirikare b'abakobwa n'abagore n'abapolisi ni benshi cyane, ahubwo bari hafi kuzaza kuruta abahungu kubera gukunda igihugu. Ubuzi ko kuja mu gisirikare babanzaga biginga, ariko ubuzi ko bari gusaba abantu 1,000 hakiyandikisha abantu 5,000. Kandi murabizi nta wakwinjiriza rimwe abasirikare. Umuntu yinjiza abasirikare bigendeye no ku bukungu bw'igihugu. Niba muri uyu mwaka hagenwe kuzinjira abasirikare 1,000, ba basirikare bari kwiyandikisha kugira baje gukora ibizamini, hakiyandikisha 10,000. Gutyo gutyo. Nta uhejwe, nta mukobwa uhejwe, abantu bose barangana imbere y'amategeko. Mwarangiza ngo muri gusebya Kagame, ngo muri gusebya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ntago mwabishobora. Ngewe rero Adrien njya mbabwiza ukuri, waba uri umuyobozi umeze ute, ushaka gusubiza inyuma ibyagezweho, sinzakwemerera. Ibyo kunkangisha ngo uri umuyobozi runaka, ngo uri hariya uri guhembwa 500,000, warangiza ugashaka kwiba andi mafaranga y'igihugu. Nakuvumbura, nakuvuga, ukaja kundegera uwagushizeho, ukaja kundegera umuntu wagushizeho mu manyanga, ngo wagiye gukora ikizamini kandi yagukopeje ari ukuri manganya. Ibyo byose Kagame Paul agenda birandura byose. N'abakibikora mufite ibibazo. Gukora akazi ni ukuvuga ashoboye. Munyangire
ikene wabo tumurwanye, tumwumvishe, tumuhombye, tumurindagize, byararangiye mu Rwanda, ntago bikihari. N'ubizanye ashobora guhura n'ingorane. Njyewe Adrien nabona uri meya, uri gitifu, uri mudugudu, uri kuzambaguza ibintu, utangiye gusubiza ibintu inyuma, utangiye kugarura amacakubiri, utangiye kwiba umutungo wa leta, nagutangira amakuru nawe ugatangira kunsebya ngo kugira ngo ibyo nzajya mvuga ngo be kuja babiha agaciro. Ntabwo wabishobora. None se nimba nshaka gutanga amakuru nk'ayaguha ntuyashire mu bikorwa, ko nzaja kuri YouTube, ko nzaja kuri kamera, uzabigenza ute? Nzaguha amakuru wange kuyakira, kandi kuguha amakuru ngamije kugira ngo uriya muyobozi uri kwiba. Namwumvishije pake ko yavuze ngo hari base babariye miliyoni nibari 2.5. Iyo base uwo muntu koko nimuvumbura, nimuvuga aje kundegera uwamushizeho mu manyanga cyangwa watumye ajaho mu manyanga, banteranire baje kunyangisha ubuyobozi, baje kungambanira ngo Adrien ngo ndahayo, ngo guca ngo banci intege, ngo ne kuja ndavuga. Ntabwo mwanshobora, ni kirazira, ntabwo muzanshobora. Muzancecekesha mvugire kuri kamera. Narayiguriye, ntawayinguriye, nayiguze 5 miliyoni. Nta nubwo ari imwe, mubimenye. Nzagwa amakuru wange kuyakira, ahubwo uje kungambanira, nze nicare kuri kamera yanjye, biza mamagare nyakubahwa perezida wa repubulika, ni nyakubahwa perezida, dore abana bahaye amakuru banga kubikurikirana, ahubwo baranyanga, banyangisha ubuyobozi. Mfite ibimenyetso simusiga, babaza icyatumye batabikora, maze turebe. Cyambere, nta mashuri mfite, sindi kugwakwaho, ntabwo nteze ngo nzaja gupiganira ikizamini, reka mfite tuyanje ya primaire, kandi akazi kagomba guhabwa ugashoboye. Ntabwo kuba na Adrien mfite mwene mama wize cyangwa mfite umudamu wize ntabwo azaziranje. Mu gihugu cyacu ntabwo ibyo biriho. Oya, ntabwo azanziranye ngo nukora kubwije ukuri, ngo nukora guha amakuru, ngo ntabwo arabona akazi. Reka ibyo ntabikiriho, byararandutse. Muri kumva bantu mutekereza gusubiza inyuma ibyagezweho, mukaba muhaye akaho zirankora amaraso. Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora n'imikorere mibi, ni ukwibohora kuba ufite akazi k'ubugitifu uhembwa 500, ugashaka kwiba ibindi bintu mu byo uyobora kugira ngo uhembwe miliyoni. Kwibohora kwa mbere ni kwemera ugahembwayo wagenewe n'igihugu, ukareka kwiba. Siko bimeze. Rero ndashima nyakubahwa perezida wa repubulika ko yaba mu ngeri zose z'igihugu z'ubuyobozi, nta vangura, nta ronda, nta karere bikirangwamo. N'ugerageje kubizana, Imana yirigwa ahandi igataha i Rwanda ihita imugaragaza. Urubyiruko rw'u Rwanda rwubakiwe ibigo byinshi bya TVT bigiramo imyuga, ubu rurakataje mu iterambere. Bamwe batangiye kurema indege, abandi batangiye kurema imodoka, abandi batangiye, mbega kubera nyakubahwa perezida Paul Kagame. Kera umuyobozi yakwitendekagaho, ngakakwitendekaho, ngumva ngakugejeje no kwa Mambure, kuwitwaga Mambure, ng'inkoni za bakubitwa zari z'akabwana. Kera umuyobozi yakwitendekagaho,
yakuregera yakugeza nako undi muntu yakugeza ahantu nko kuri komine ngo bakagukubita ibiboko koko. None umuyobozi ntiyakwitendekaho ngo byemere, nta mukire nta muki wakwitendeka ku muturage ngo aramugurisha, ntibyashoboka, ntago byavamo, nta nubwo byakunda. Ubu umuturage umuntu arashaka kumuhotera bikaba byakwiye igihugu cyose, bikaba birarangiye. Kugambanira umuntu ntago bikibaho. Nawe ugifata umuturage w'igihugu ukamwanga, ukamwangisha rubanda, ukamwangisha ubuyobozi, ufite ibyago. Ngewe ubu kwibohora kwa mbere ngenderaho ni ugusaza neza ntanduranyije. Ngeze mu myaka myiza 40, ni ugusaza neza, ngakora ibintu neza, nkazarinda gupfa nta muntu mbabaje. Tazagira uvuga ngo namubabaje ngo kiriya ngo ya, nuwo naba narababaje nzamusaba imbabazi. Ariko gupfa hari abo wahemukiye, hari abantu wakoresheje ingufu zawe ufite uri ushaka kubakinagaza, kubahohotera, ntabwo ari byo. Ibyo byaraciwe mu gihugu cyacu. Turashima Kagame Paul, intore zirusha intambwe, wahagaritse ibyo byose, watuzaniye ibyo byose byiza navuze, none igihugu cyacu kikaba kimeze neza. Ubu hari inzira zambukiranya Gasozi ko kandi zo mu kirere, muri kumva mwangora amaraso mwe muri yo hirya. Ubu za parike, hari inzira ziri mu kirere hejuru y'ishamba za Nyungwe, ubwo muzaze mutembere basha. Ubu hari za parike zigiye kuba mu biyaga, mu birwa, ibirwa byo mu biyaga, bukerarugendo. Kwibohora kwa mbere ni ukubwira wa muntu ushaka kugutegekesha igitugu, ushaka kukuyoboza uko ashaka, ushaka kukubwira ngo kora ibi niwanga ndahagarika imfashanyo. Kwibohora kwa mbere ni uguhanga udusha ku buryo wa muntu uzamurenga. Nanje rero ubu kwibohora kwa mbere kuri nje ni ukureba wowe ushaka kunyica, wowe ushaka kunsubiza inyuma, wowe ushaka kunyenesha, ni ugukora iyo bwabaga ngakomeza nkakira nkaba bosi ku buryo utazangeraho, ku buryo utazanshobora. Ku buryo utazanshobora, ku buryo buri mwaka ngomba kuba mfite ikintu cyiza nagezeho. Kwibohora kwa mbere rero ni ukwirinda imfashanyo z'incuro ngo nimwanga kwifatanya natwe abarwanya igihugu, cyangwa ngo nimwanga kumvira Ububiligi cyangwa iki, ngo turahagarika za nkunga zo kubakira abakene. Reka da! Kwibohora kwa mbere ni ukwanga izo nkunga zirava i Buraya zije kubakira umukene duturanye, ahubwo njyewe Adrien wagiriwe ubuntu, wagiriwe neza, nkareba wa mukene negeranye nawe nkamwubakira inzu, narangiza nkayimuha. Ko niko kwibohora agasuzuguro k'umuntu ugusuzugura. N'ubu ngubu uyu mwaka turimo, uyu mwaka tugiye kuva kuri tariki y'uyu munsi yo kwibohora, ngiye kureba umuturage nubakira inzu nziza cyane. Ku wundi munsi wo kwibohora nk'ubu nzaba ndi kuyimumurikira. Ngiye kureba umuturage wamugariye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, utuye mu nzu mbi cyangwa se
kuba ntago navuga ngo utayifite kuko nta utayifite, bose barazifite, ariko ngiye kureba uwiri gusaza mwubakira nziza basha, nawe yumve ko nubwo yamugariye ku rugamba abayeho neza n'abo yakijije n'abo yatumye babaho. Ko niko kwibohora nyakuri, naho kwibohora mu magambo ntabwo ari byo. Kwibohora usubiza inyuma igihugu, baguha isoko, weho uri umukozi wa leta ushinzwe amasoko ukavuga ngo ibase ni miliyoni 2.5, ntabwo ari byo. Kwibohora ni ukwanga agasuzuguro kandi ugakora ibintu wahawe neza kuyobora, aho kubimanura ukabizamura. Uko niko kwibohora. Rero ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko muri iyi myaka 31 yatugejeje kuri byinshi ari byo maze kuvuga, kandi nshaka nacumbikira aha n'ejo nkazongera kuko ni byinshi. Muzavuga nabi Kagame, tumuvuge neza. Mupfobye ibyo amaze kutugezaho, tubihesha agaciro. Nta mavunja, nta mbega, nta nda, ibintu byose ubu mu Rwanda turi abasirimu. Umuturage w'u Rwanda ni umusirimu basha. Umuturage w'u Rwanda arasobanutse, ntago tukiba abandi. Reka ubu tuvuye ku murindi kwizihiza imyaka APR, ikipe y'igihugu y'ingabo yatangiye. Ubu twiriwe tubyina, twiriwe tumeze neza ku murindi, twasusurutse, ibintu ari uburyo. Wahabageza ngo murebe uko hameze, ariko mwazamanitse amaboko ko tuzababarira, ku Rwanda tuzababarira, ko turi inyembabazi. Tuzababarira, muzamanike amaboko muri abanyarwanda, muvuge muti imigambi mibisha twe dufite ku Rwanda turayiretse, mutubabarire dutashe mu rwatubyaye, maze ubundi muze dufatanye kubaka u Rwanda rwacu. Rero kuri iyi nshuro ya 31 yo kwibohora, tumaze twibohoye ibintu byinshi, twageze kuri byinshi, twageze ku majyambere arambye, iterambere, umutekano, iki byose narabivuze, kandi tugera no ku buyobozi bwiza. Igihugu gifite ubuyobozi bwiza, kirangwa n'amahoro, kirangwa n'umugisha, kirangwa n'iterambere. Ariko igihugu gifite ubuyobozi bubi ni nk'imungu imunga amasaka, maze imungu yajya mu kigori, maze uruhungure rugashira rukabifu. Twebwe rero ntabwo twabifu kuko dufite leta nziza, leta iyoboye igihugu cyacu neza, irangajwe imbere n'uwatubohoye ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame. Kwibohora rero kwiza ni ukwanga ko umpigisha ngo ngo ninakuyoboka ngo urahagarika indege ze kuza mu Rwanda. Kwibohora kwiza ni ugukora uko bwabaga za ndege wahagaritse nkahanga izindi zikaguruka kuri kubireba, umutima ukakurya. Kwibohora kwiza ni ugukunda igihugu, ni ugukunda uwatumye kiba igihugu, uwakizuye kuko cyari cyarapfuye none ubu cyarazutse. Rero reka ndekera aha. Muri iyi myaka 30 ishize n'umwe twibohoye, twageze kuri byinshi, turi kubyishimiramo, tukubwira wowe ushaka kubipfobya kutazabishobora, ahubwo subiza inkota mu rwubati. Nta jambo gifite, ntacyo gifite, wararangiye. Igisigaye ni ukuyamanika. Wakwanga kuyamanika, wakubura agatwe ngo uje gutera u Rwanda. U Rwanda rufite ibikoresho kabuhariwe, nabikubwiye, bizakurasa
bazakurasa ingabo z'igihugu cyacu ziradade ziraregeye, zizakurasa ku buryo uzahinduka umuyonga. U Rwanda rwapfuye rimwe ntabwo ruzapfa kabiri, byararangiye, rwarazutse. Ngaho rero reka ndekeraho, dukomeze twibohore, turi mu ntsinzi bana b'u Rwanda, turi kuki tumeze neza, turi kurya tukaryama. Ubu u Rwanda ruratengamaye, ubu ruragendwa ku manywa nijoro kubera leta nziza iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kagame Paul oye, urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niho ushaka gukomeza gukurikirana Umwero TV kandi ahandi kuri saboni, maze akore na share, ibi biganiro bigere kuri zo nkora amaraso ziri hirya no hino mu gihugu, zumva ibi byiza maze gutaka Kagame, maze imitima ikomeze izirye. Kandi ndabamenyesha ko dufite studio nziza cyane, nawe yavuye mu Kwibohora, yavuye ubu mbega tumeze neza, dufite studio kwa Manzi studio. Ushaka kugira icyo tumufasha, abageni, ibirori, makwe anniversaire, ibirori bya leta, ibiki byose turiteguye, tuzahagerera ku gihe. Kandi ubishaka aduhamagare kuri 0783554338. Ubundi dukomeze twibohora agasuzuguro, twubake studio zirenze n'izi, maze umwanzi akomeze kumikwa, umwanzi akomeze kuganya. Murakoze, murakarama.